abantu ba kabiri bansuye n'ubushize nasuye n'abandi baraje ndabizi bangeraho nabo ndabashimira, ariko uyu munsi noneho bimvuye ku mutima bitarimo uburyarya imbere y'Uwiteka wo mu ijuru. Ibintu mukozi ntabwo bizahanagurika, amina, ntabwo bizavaho. twongeye kubipfuriza umugisha w'Imana n'amahoro biva mu ijuru bibane namwe mwese abo tubana mu biganiro bya buri munsi binyura kuri gicano yacu ya N'igihe cyawe TV, ari ibiganiro by'ijambo ry'Imana, indirimbo zo guhimbaza Imana no kuramya, ndetse n'ibiganiro by'ubufasha abantu bagenda bafasha abandi. Abakoze subscribe n'abatayikoze mwese Imana ibaha umugisha, kandi umugisha uva mu ijuru bane namwe, kuko muheba igihe cyanyu mukabasha gukurikirana ibiganiro byacu. Uyu munsi rero twagendanye na groupe ya Helping Heart Foundation Uganda, aho bari bitabiriye ibikorwa byo kuza gufasha umugabo umwe ureze abana b'imfubyi, abana babaye imfubyi atari uko babuze nyina, abana babaye imfubyi bitewe n'amateka, aho twamenya amakuru ko nyina wabo yataye aba bana akurikiye undi mugabo, ati abana bafite imyaka 2 n'abatari bwuzuza umwaka, abasigira umugabo we ari we se w'aba bana. Avuga yuko Imana yamuhishuriye yuko yiciriye inzira ajya ku mugabo utari uwe, ati umugabo we bari bavyaranye abana 4 agenda gushaka undi mugabo. Yari inkuru rero y'akababaro, yaramarira ari ku bana, ari ku mugabo se w'aba bana, mbetse ari no ku banyamuryango bari bahari. Yari inkuru ibabaje, yaramarira karagahinda kadasanzwe. Tumaze kumva inkuru y'uyu mugabo ibabaje, twifatikanije na Helping Heart Foundation Uganda tugenda kumusura, aho bari bamushiriye ibiryo nk'umuceri, ibishyimbo, inyanya, amavuta. Imana iha umugisha abantu bagize Helping Heart Foundation, kuko ibikorwa barimo barakora by'urukundo ari ibikorwa bigaragaza yuko muri iyi si hariho abantu bagifite umutima wo gufashanya, kandi Imana igikorera. wazanye n'uyu. Hanyuma rero twaje kumenya amakuru ko uyu mugabo yavuye mu gihugu azana n'umugore, bafitanye abana 2, bajya kuba Kampala bafite amafaranga, babaye mu buzima bukomeye. Noneho rero nyuma ajya gupagasa. Agiye gupagasa, umugore we ngo yahoraga mu bintu by'ibyumba basenga n'iki, umugore we ngo bamuhanurira ko uyu mugabo atari uwe. Bamaranye imyaka 13. Uko babanaga bamaze kubyara aba bana, izi ni impanga 2. Hanyuma uyu mugabo avuye gupagasa asanga umugore yataye abana bose mu nzu, yaragiye abashyira mu isoko abajugunyamo. Kubajugunya mu isoko bangana gutya, aba yabasize bafite amezi 8. Aba ngaba yabataye mu isoko bafite amezi 8, ajugunyamo n'aba bana mu isoko. Batoragurwa rero na UN. UN irabatwara. Uyu mugabo ngo amara amezi 2 ari gushaka abana be yarababuze. Igihe rero ababoneye byabaye ngombwa ko ari bujye kuburana kugira ngo agaragaze n'ibyangombwa by'uko abana arabi. Barongera rero bamuha abana. Nyuma yaho umugabo ubuzima bwanze Kampala, niko kuza muri iyi nkambi. Atubwiye ko kugera muri iyi nkambi amaze kwinjira mu nzu zirenga 5. N'iyi ngiyi mumusanzemo ngo ni umugore n'umugabo bananiranwe baragenda. Leta rero ibonye ubuzima uyu mugabo arimo, imwemerera avuga ngo bafungure iyi nzu uyu mugabo barimo n'utwana. Twinjiye mu nzu, nta ntebe ntaki, ariko Imana ishobora byose atubwira ko igenda imuha abantu b'impuhwe nkamwe. N'ubu munsi niyo mpamvu mureba utwana tumeze gutya, kako mwabonye ko karwaye karahiye. Ezekiel rero
aba bantu ureba ndetse n'abandi bataje ni ababyeyi. Twebwe tuzi uburibwe bw'umuntu uri mu kaga nk'aka. Iyi ni gurupe isura abarwayi, harimo na bene bashiki bacu nabo bamenye ko turi buze hano, nabo bagirira urukundo rwo kuvuga ngo turajyana. Ntabwo rero twavuga ngo hoya, ahubwo umuntu wese ufite urukundo muri we twifatanya nawe kugira ngo babyeyi rero mwabyaye, wibaze kujugunya abana nk'aba, wibaze kuba umugore muzima ajugunya abana bano noneho akabajugunya mu isoko kugira ngo wenda arebe ko hari abandi bagore bazamutoragura bazagira gute. Ezekiel uyu mureba yarakubiswe nyine kugira ngo nawe bamukure mu mubiri, ari uwo mugore uri kumugambanira, ariko Imana irinda umuntu iramurinda kugeza n'uyu munsi. Ezekiel uyu munsi twifuje kugusura, nta bintu bihambaye cyane twazanye, ariko aba babyeyi ndetse n'abagabo bavuze uti izo mfubyi natwe dukwiriye kujya kuzikoreraho umugisha. Nicyo kiri bazanye hano. Murabona ko bazanye ibitoki, bazanye akawunga, bazanye imiceri, bazanye ibishyimbo, ibitunguru, itomate n'ibindi. Dore bazanye n'ibihumbi 50 by'amagande. Imana iguha umugisha mu Vanessa. Bazanye imyambaro y'abana, bazanye inkweto, bazanye n'ifu y'igikoma. Ndumva rero urabicungira aho ngaho, wihangane uko Imana izajya idushoboza, tuzajya tugenda tumenya ubuzima bwawe uko bumeze. Mu by'ukuri ndashimira mwebwe mwese mwitanze kugira ngo aba bana babeho. Muri mu bantu bagiye kubakuza, muri mu bantu babarebereye, Imana ibaha umugisha. Tugusaba Ezekiel, ibi bintu ubicunge neza nk'umubyeyi. Ntabwo tugushinja ko wabisohokana ngo ubigurishe kugira ngo ukunde ujye mu kabari cyangwa kwinezeza. Ubicunge, abana babone icyo kurya ku gihe, abana bamere neza. Natwe mu bushobozi Imana izajya ikomeza kugenda iduha, tuzajya tugikomeza tugusure. Ndumva rero akira, ubu nabwo ni ubutumwa ubonye baduhereye ahangaha. Wihangane, watubwiye ko umwana uri bujye kumuvuza, wenda Imana yabibonye ko nta buvuzi wari ufite, twari umwana kwa muganga. Kandi ndumva uko byagenda kose ibi byabaye kuri Ezekiel n'undi byamubaho. Kuba nawe Imana yarakujije, kuba barakubyaye ntibakujugunye, ni umugambi mwiza w'Imana. Ndumva rero n'aba bana kuba yarabajugunye bafite ari abarongo, bafite amezi angahe 8, ubu bafite imyaka ingahe? Barabujije 5. Ubu barabujije 5 ko wagira ngo bafite 2. Imana we basi ihangane, nta kundi mu buzima niko bigenda, ariko reka twizere ko Imana izakomeza kubarinda. Ndumva rero ijambo rindi ntariha wowe cyangwa hagira n'undi munyamuryango wagira icyo avuga akakivuga, ariko turashima Imana ku bwabo. Mu by'ukuri ni agahinda, ni akababaro mw'abantu mwe. Buriya mbabwira ngo kwa muganga nubwo tujyayo, ariko hari n'ingo zihishe byinshi. Uyu mugabo yarakubititse, jyewe nakomeje kumugeraho. Ubu bwana mureba bwirirwa muri New Congo, buraza bukirirwa nyine busaba bugira gute, ariko ndavuga nibyo byagenda kose nzabwira aba bantu bafite umutima wo gufasha Ezekiel tukugereho. Uyu munsi rero nubwo byari bigoranye, ariko Imana iradufashije, barahageze. Ndatekereza ko iri funguro bazanye ntabwo ari iry'agahe gato, uzaricunge neza kandi rizajya gushira. Imana yafukuye akandi karibu. Bene data, jewe ntacyo kuvuga kindi mfite uretse kubashimira kubw'ibi bintu mukoze, kandi murabona ko iki gikorwa gikwiriye, kirakwiriye. Ntabwo twapfuye kuza gusa, n'Imana yari yateguye umugambi. Hari abantu bababaye, wenda bo kwa muganga yego barababaje, ariko bafite ababo babakurikirana. Ariko nk'uyu mugabo arakubwira uti jewe sinava hano n'isaha imwe kubera aba bana. Ntabwo wambwira ngo ubonye ikiraka kubera aba bana. Abana bangaba niwe ubareberera buri kintu cyose. Arakubwira uti kugira ngo babeho, hari igihe binshobera tukajya mu nzu tukaryama, abana nabo bakihangana bakarira akagera agaceceka, kuko nta kindi kintu ari bubwire se, nta bundi buzima. Rero mu by'ukuri ndabashimiye ku gikorwa cyiza mukoze, kandi uwo mutima muwugumashije kugera hano, kandi cyangombwa n'abadahari bakoze. Imana ibaha umugisha, ariko naguha umwanya niba hari icyo ubabwira ukukibabwira. Twe ntabwo dutinda, message twari dufite yari iyo ngiyo.
mbere na mbere banje gushimira ababyeyi mwese ko uyu munsi mbaye nkubonekewe ntabwo nari mbiteguye, ni ibintu bintunguye. Natangiye kumenya yuko ushobora kunsura ejo nk'aya masaha, ntabwo nari mbari nagiye gushakishiriza abana, nubwo muje nonaha ngaba abana banjye twarindira mu masaha ariko ndababwira mukomeze mwihangane, ariko kubera Imana ibazanye uyu munsi yonyine bampesha n'ishuri menshi, ntabwo nabatekereza abana mu buryo mbanye nabonye ubuzima bukomeye bwo baba bwiza nuko kandi nta n'ikindi kiyongeraho, ariko gusa rimwe na rimwe tujye tumenya ko turi abantu kandi tugira umutima wa kimuntu. Njye nifuza ibi bintu mu nkore ibi ngibi ntabwo nabiteganya, ni bamwe bantu ba mbere mukozi bimeze gutya, nta bandi bantu bari baza ngo bakore ibintu bimeze gutya hano aho mbaye hose. Ubu mubaye abantu ba kabiri bansuye, n'ubushize nasuwe n'abandi baraje ndabizi, baraje bangeraho nabo ndabashimira, ariko uyu munsi noneho bimvuye ku mutima bitarimo uburyarya biri imbere y'Uwiteka wo mu ijuru. Ibintu mukozi ntabwo bizahanagurika, amina, ntabwo bizavaho, ahubwo nkavuga iri jambo mvuga ngo Nyagasani Uwiteka mu ijuru, uko imitima yanyu ibitekereje kuza, yaba mwebwe abahari n'abataje bashyizemo umwanya wabo kugira ngo mugere hano. Nifuza ko Nyagasani amfashije bano bana bategereje, nanjye nkabona ubushobozi naza nkabiyungamo, nkaza nkakora uyu murimo, kuko uyu ni umurimo ukomeye. Buri umwe wese agize umutima nk'uyu wese uwo mufite hano nakivariye abapadiri, kuko usanga abantu bamwe imitima yabo irarikiye mu bindi. Oya, ndabashimiye imbere y'Imana kandi rwose uko munyibutse uyu munsi n'ikindi gihe muzanyibuke, nanjye nzahorana namwe. Ubu ntawe twahurira mu nzira mundeke kumumenya, kuko kuva nagera aha ngaha nzazuza imyaka 3 hano muri Nyakivara ku itariki 4 z'ukwa munani, nzaba nujuje imyaka 3. Ariko mu minsi yose nabayemo uyu munsi n'imbere yawe ntatekereza. Nono ikintu kintangaje no kinarenze uyu na uniform biringo bamwirukana, nta nkweto z'ishuri, uniform biringo bamwirukana ajyana iyi ngiyi ishuri. Dore uyu nguyu dore ariko ibyo mukoze uyu munsi hari urukundo munyeretse nk'ababyeyi mugifite imitima ya kibyeyi, kuko aka gace ko dutuyemo abantu bose bagendamo ubona bagenda ariko ukabona ni beza inyuma, ariko mu mitima ntabwo urebamo. Imana yonyine yo mu ijuru yababwiye iki gikorwa mukoze, ntabwo nzabavaho. Sawa, kandi murakoze. Reka turebe niba hari umunyamuryango. Nibyo ni 10,000. Turebe niba rero nta munyamuryango ufite ijambo, noneho turaza gusoza dusenga. Gusa wihangane, Imana niyirera kandi izajya igenda irema n'abandi bantu b'imitima myiza. Uko byagenda kose Imana izagukuriza abana. Biragoye ko natwe twabaye mu buzima bugoye, hari abajugunywe ku muhanda, ariko Imana igenda ibakuza. Aba rero ubwo bamaze kumenyekana kandi n'abantu bababonye, ntago bagipfuye pe, ntago bagipfuye, kandi Imana izakomeza kugenda ibarinda. Murakoze rero, sinzi niba hari uwafata ijambo kugira ngo dusoze na gahunda yacu. Ya abana nk'abo rero
kuko nishimye cyane kugira ngo abantu nk'aba Imana yo mu ijuru izobaremye yabaremye ngo batarabisoro ku muza wa mama wabo Ezekiel yari ibazi bano bana yari ibazi nubwo bikomeye ariko bizokoroha ntabwo gusa ku mwana w'umuntu kandi baharambuye umuntu wese arayifite niyo mpamvu nabonetse muri banangira turwaye ikaze no kwifatanya natwe n'umugisha ntabwo iyi gurupe ari iy'idini iyi gurupe ni iy'abantu bafite umutima wo gufasha abantu bamwe tubitangira baravugaga ngo nuko dufite byinshi n'iki hari abantu bafite byinshi hano baturusha ariko aba bagabo ureba n'abandi badahari n'aba babyeyi twebwe nta zindi nyungu tugamije nta n'icyo dukora kigamije inyungu ku muntu inyungu tuzikeneye ku Mana gusa turagushimiye nawe kumva kuza hari wowe wenda no kuvuga nzajyaho ku giti cyanjye ariko kumva ngo bene data barajyayo nawe ukaza natwe twakwishimiye Imana iguhe umugisha yes dukeneye abantu nk'amwe b'umumaro bumva ko bakwiriye gufasha aba bantu uyu mugabo giye bwa mbere tuganira naje gukorana nawe ikiganiro ambwiye ubuzima hari byinshi atavugiye aha wese kumva ngo umaranye n'umugabo wawe imyaka 13 umuntu araguhanuriye ngo umugabo ufite se wawe ubwo urumva ibyo ari ibiki ariko uvuye mu rugo uri umugabo ugiye guhaha ugasanga umugore yazanye undi mugabo cyangwa batorotse bataye twana nk'utu ariko nta kundi aho ari ndabizi ko nawe nta mahoro afite hamwe n'Imana izakomeza kudufasha kugera tugere ku bantu bababaye nk'aba ngaba